Bo aba bantu ushaka kuba wahindura ubuzima rero naba bahungu bakura hehe nabaki ni abasore batoya bakiri batari kubona ko nabo ngomba kuba nabahindurira ubuzima. Harimo umwana umwe witwa Debeni, yego, hakaza n'undi witwa Prophet Joshua. Abo bana rero ariko cyane cyane Joshua ndumva rwose yaba umwe mu ba mbere, akaba yaza kumamagara cyane nkabimubwiraho neza kugira ngo mbe nabasha kumubwira buryo ki nshaka kuba namugabira, nkaba nabamufashije agahindura ubuzima. Yego, Prophet Joshua urashaka kumuhindura ubuzima cyane, abyumve by'ukuri rwose ko mukunda. uri seri ako kantu gasubiremo. Ndi seriye, ndamukunda, ndashaka kumuhindurira ubuzima ibyo arimo akabivamo Koko pe cyane. uri seri Ndi seriye. ko Prophet Joshua wenda kumuhindurira iki Ubuzima. uwa kabiri ninde? Uwa kabiri ni Debeni. Debeni nawe kandi Na Debeni rwose, abo bombi uko ari babiri ntabwo nabatandukanya. Yego, Debeni nawe urashaka kumuhindura ubuzima cyane ndashaka kumuhindura ubuzima, akazi arimo akagahindura, kuko akazi akora ni indyankurya. Cyane rwose ndabyemera. Barare bamamagaye ahubwo mbashe kuganira nabo mbibabwire by'ukuri. muri make niba kuri kusa ryo kurara badaguhamagaye. Oya, ndifuza ko tuvugana rwose bitarenze uyu munsi. Yego, uri ese ungira hari ibintu nari kwimvisha, uri seriye neza urashaka guhindura ubuzima nde? ndi seriye, ndashaka guhindura ubuzima Debeni, hakazamo na Prophet Joshua. Yego, Barabe babyumva neza ko uyu munsi ari wo wa nyuma yego, mbahereyeho kugira ngo bamamagare, yego, ntibacikanywe n'amahirwe yanjye yego, yo kuba nabahindurira ubuzima bakava mu byo barimo. Yego, ni nyuma yuko gushaka ni nyuma yuko kubona umugabo wifuza biri kugorana kandi amafaranga uyafite, mu rwego rwo kugira ngo babone yuko yamazu n'amafaranga ubu uri kuvuga bihari neza, urashaka kubereka ko byose bishoboka, ugire bamwe na bamwe ugabira uhindura ubuzima cyane cyane. Buriya bizarangirana ba bandi babanje kugira ngo ni ibintu byo gute. N'ubundi ni wa mukunzi wanyu Korodeni w'amahoro, yagira ngo ababwize ukuri noneho kugaragara kose. Hari ubwo muba mugira ngo ni imitwe umuntu aba ateka, ariko noneho nagira ngo mbereke ko yamazu yose hamwe n'ababwiraga ashobora kuba hari rwose anagaragara. uba yamaze tureba yose n'ayawe cyane, yose yose. reka batagira ngo turi kubabeshya, reka tubereke hariya rwose ari n'amazu ye. Oya, nibayarebe batega amaso bayirebere bo gusa. Murabona ko uwo mugabo niba afite gahunda agomba kuza rwose, kuko amazu yo arahari cyane. si ayo ngayo gusa, dore n'andi aho hepfo. ubwo nyine ayo mazu mureba inyuma yose ni ay'umugore urimo. Hari n'andi ari ruguru iri hagati inyuma, hari ayo mutari kubona neza. n'inyuma yacu hari andi. Mbese reka tubereke neza rwose, umuntu ufite gahunda azi neza ko bya bintu burya atari ukubeshya. Amazu dore ngayo, yewe n'inyuma bari kuhareba nahaberetse. urabona ko rwose uw'amahoro atabeshya, amazu ahari n'iyo etaje arimo kubaka. hajya watubwiye ko uri kuyubaka hehe? Hano ku Ruyenzi. Yego, ambo amazu barayabonye rero. nyuma y'uko tuberetse amazu, ndakeka gushidikanya bigiye kurangira. yego. ese yahoho wari ufite yabonye umushoferi? Buri mu kazi, niyo mpamvu iyo mutayibona impande yanjye. kugeza ubu umugabo ushaka ntabwo yari yaboneka? Ntabwo araboneka, ariko kubwo kwizera ari hafi kuboneka. Yego. ese iyo baguhamagaye icyo babaza cyambere ukabona ko atari abagabo koko bari seriye ni iki? baguhamagaye nyine abo bagabo ntabwo bajya baguhamagara igihe wahereye? Barahamagara cyane, ariko numvishe bamwe noneho batangiye kumenya akenge. ntawe uri gukorera kumbwira mbaza imitungo. kenshi barimo gukorera ko nabo bifuza umukunzi. Yego, ari cyo washaka. yego. bivuze ko noneho dore ubu amaze n'amatsiko, bya bindi byo kuvuga ngo amazu ni ukubeshya, ndakeka barayabonye. Ukuri kurabonetse. Yego. reka dukomeze rero tugenda tunaganira kugira ngo ubabwire nyine n'ibindi nyine bibagaragariza ko koko uri umutunzi, amafaranga uyafite, ikibura ari uwo mugabo.
bakomeze babyumva ko ikibura ari uwo mugabo cyane ko bimwe batangiye kubyibonera na yaho mu minsi iri imbere umukozi wanjye nzamuzana ayifite rwose muyibonere neza. Yego uri tayari kutwereka aho mu minsi iri imbere? ibihe byiza mwe mwakoze subscribe kuri Temo BTV no kuri Moderne dufite nk'ibisanzwe rero turi babagaragu banyu nge mwumva ni Asomanizo nkuko mubona uno mutumirwa wacu atweretse ibibanza afite atweretse kimwe cya kabiri cy'imitungo afite ndetse navuga yuko turi ari utwana mu mitungo afite ariko kwari uguca impaka ku bantu bamupinga ngo abari kubeshya ngo nta mitungo ngaba afite. Reka tumuhereze ikaze hano kuri Temo BTV no kuri Moderne dufite amakuru yawe. Makuru ni meza. Meze fresh? Meze neza cyane. Nta kibazo. Nta kibazo pe. Ndabona usa neza. Yego. Ufite akanyamuneza ra? Ngomba kunezerwa. Ko mfite byinshi byanejeje. Bahuriye agafite warangijeho n'amata. Cyane. Akumenya ukunda kwa aka kabara kiroza rigiye kubashukurukara kubera. Uradukunda kwambara zino bara? Iri bara ndarikunda cyane mbona nanjye ringaragaza neza. Yego. So tubonye uvuye kutwereka amazu muri rusange uvuye kuba wayereka babagabo ubu uri gushaka hano kuri YouTube. Yego. Narindi kugira ngo mbereke ko by'ukuri mbahinyuze ko byabibanza mbifite. Noneho ndabona umugabo byaranze burundu. Yego. Mu kwanga kwabyo rero ngenda jya ngo mbabwize ukuri ko nifitiye abantu babiri banjye nshaka kuba nakwifashiriza nkabahindurira ubuzima barimo. Reka genda karabaye koko? Muri abo bantu babiri rero babe banyumva rwose ahubwo bambe hafi cyane. Nanjye amatsika akaba arangije nyuma yuko uvuye kwerekana amazu twabonye ko harimo n'ama etage. Yari atacu twabonye nimwe yuzuye imwe wigeze kutubwira yuko uri gusiza ikibanza cyayo. Ni yandi nababwiraga yo ku Ruyenzi. Ariko nubundi ndimo gushaka gutangira indi. Okay. Tutagiye kure rero wari uvuze yuko hari abana b'abahungu ngo nabahungu wari sinzi ukuntu warumbwiye. Baracyari batari kuko bisa kose bazazamuka bakura nabo biteza imbere. Aba bantu ushaka kuba wahindura ubuzima rero naba bahungu bakura hehe nabaki? Ni abasore batoya bakiri batari kubona ko nabo ngomba kuba nabahindurira ubuzima. Harimo umwana umwe witwa Debeni. Yego. Hakaza n'undi witwa Prophet Joshua. Abo bana rero ariko cyane cyane Joshua ndumva rwose yaba umwe mu ba mbere akaba yaza kumamagara cyane nkabimubwiraho neza kugira ngo mbe nabasha kumubwira buryo ki nshaka kuba namugabira nkaba nabamufashije agahindura ubuzima. Yego. Prophet Joshua urashaka kumuhindura ubuzima cyane abyumve by'ukuri rwose ko mukunda. Uri seri ako kantu gasubiremo? Ndi seri ndamukunda ndashaka kumuhindurira ubuzima ibyarimo akabivamo. Koko pe cyane. Uri seri? Ndi seri. Ko Prophet Joshua wenda kumuhindurira iki? Ubuzima. Uwa kabiri ninde? Uwa kabiri ni Debeni. Debeni nawe kandi? Na Debeni rwose. Abo bombi uko ari babiri ntabwo nabatandukanya. Yego. Debeni nawe urashaka kumuhindura ubuzima? Cyane ndashaka kumuhindura ubuzima akazi arimo akagahindura kuko akazi akora n'indyankurye. Yego. Nta kintu afata ubona nta kintu afata kandi weho imitungo yawe irajejeta. Ngiye amafaranga ari kumvuna bamwe barabipinze ariko mu kubipinga kwabo uyu munsi ukuri kose kuri bwagaragare. Yego. Wanaciye ni ya mazu bagize ngo ni ibintu bya burake ariko amazu ndayafite tu ndakeka benshi banayabonye. Benshi bayabonye twabonye harimo n'amakadasiteri meza harimo havanzemo n'ama etage menshi cyane. Yego. Ariko amafaranga bura n'uyisasiza n'uyiseguza. Amafaranga se? Amafaranga cyane rwose umva ntaga ndemerera ariko ndayafite menshi. Ndayafite pe. Nta nubwo twakirirwa tubisubiramo ngo amafaranga ndayafite byo byonyine nibikorwa urumva
nyuma y'uko utweretse ibikorwa ufite bike by'ingenzi unashyizeho kuba ugiye guhindurira ubuzima Prophet Joshua na The Ben ukabindura ubuzima bakava mu kazi k'indyango rye. yego cyane rwose ndabyemera barare bamamagaye ahubwo mbashe kuganira nabo mbibabwire by'ukuri. Muri make niba kuri ikosa ryo kurara badaguhamagaye. Oya ndifuza ko tuvugana rwose bitarenze uyu munsi. Yego. Ese ungira hari ibintu nari kwimvisha uri seriye neza urashaka guhindura ubuzima nde? Ndi seriye ndashaka guhindura ubuzima The Ben. Hakazamo na Prophet Joshua. Yego. Barabe babyumva neza ko uyu munsi ari wo wa nyuma. Yego. Mbahereyeho kugira ngo bamamagare. Yego. Ntibacikanywe n'amahirwe yanjye. Yego. Yo kuba nabahindurira ubuzima bakava mu byo barimo. Yego. Ni nyuma y'uko gushaka ni nyuma y'uko kubona umugabo wifuza biri kugorana kandi amafaranga uyafite mu rwego rwo kugira ngo babone y'uko yamazu n'amafaranga ubu uri kuvuga bihari neza urashaka kubereka ko byose bishoboka ugire bamwe na bamwe ugabira uhindura ubuzima cyane cyane. Uriya bizarangira na babandi babanje kugira ngo ni ibintu byo gute ukaba wabyara umwana w'umukobwa ukavuga uti aka gahungu niko nkunze kuruta umukobwa. Uriya kesha umwana w'umuhungu akunda nyina w'umukobwa agakunda papa we. Nanjye rero buriya Prophet Joshua nizo nzira byaciyemo. Yego mufata nko kuba yaba ari fura y'agahungu kanjye. Yego. Yego. None muri make ese byabaho yuko bantu badafite ubushobozi baba barakoze bikanga birashoboka yuko nabo bakugana ukabahereza umugisha cyangwa se hakaba hari nk'inama runaka wabagira? Mbwiye ko bantu nka bantu muri rusange bantu baba ari ba nyamwigendaho badafite hepfo na ruguru muri make urumva utangiye gahunda yo gufasha abantu. Yego. Ubwo bantu ba nyakwigendaho badafite hepfo na ruguru nta kibazo nabo baza ukabafasha cyangwa se wenda ni impamvu wemeye gufasha abantu babiri nuko hari akantu ushaka kumanza kwikorera kugira ngo bagabo bose babona ko uri kubakinisha babone ko amafaranga hari? Ntabwo bishoboka ko wafasha umuntu utarabonye icyo aheraho yifasha. Na Bibiliya iravuga ngo Imana ifashe uwifashisha. Ubwo rero ntabwo wajya gufasha umuntu uri hasi hazero. Yego. Yego. Nanjye nabanjije gutoranyamo abo bantu bitewe n'uburyo nabonaga bashaka kwiteza imbere ariko bikanga ariko ukabona ko hari aho bahereye. Yego. Birashoboka cyane. Ubwo rero niyo mpamvu nemeye gufasha abo bana abo bandi bo hasi cyane nabo nibabasha kuba bazamuka birashoboka ko babona inyongera bitewe n'inzira bahereyemo. Ese igihe wabonye umugabo akurikiye amafaranga igihe yashize bizagenda arahera ko atazaguca urwaho? Ntabwo bishoboka. Yego. Nzi neza ko bitazashoboka bitewe n'ukwizera mfite kandi no buri ntabwo ari washyizeho